Sorry natinze. Mama tumaranye umwanya tuvugana natinze unyihanganira. Ikibazo no. Ko umubyeyi se ko abashaka na kumenya uko umeze. Cyane aba yahangayitse. Nta kibazo kinini. Ahubwo se nkwakiriza iki? Ndihuta. Okay, nta kibazo. None se ko hari ikintu ugiye kumbwira ngiki? Sibyo kukubwira ko bari byinshi. Bari byinshi ariko kwa kumwanya ari muto. Wampa nimero yawe tukajya twiganirira gake. Numero gusa? Ibi tukaba twiganira tutirega. Nta kibazo kabisa. So, Akuze. Impanzwe n'umupira. Okay. Urakoze. Nagiye musezere. Nabonaga aza badatari hafi mu musezere. Nagiye gushimira kandi urakoze cyane. Nta kibazo. Sibyo? Kandi nizere yuko ninkwamagara tuzabona bya bindi byo kuri telefone y'umuntu. Nta kibazo nzakwita uzampamagara. Ntabwo merekeza se? Ko ntameze neza. Ntabwo meze neza? Urakoze. Sawa. Witani? Yes. Bitesi. Nanjye meze neza. Ya. Mama ameze ati? Okay. Ndi kwibaza impamvu utarambwira ko wagezeyo bikanyobera. Ya, ni sawa nanjye nta kibazo. Nirongora byumva. Nemaze kumenyera ko hano hari umuntu. Yego. Sawa. Sorry kanzi. Tracy. Karibu. Ntabwo nsuhuza. Biti. Ni byiza we. Ni byiza guranga. Imeze ute? Nze neza. Ese wabaye iki? Narwaye ariko taza gukira. Sorry. Okay. Rero impamvu narinje hano. Letre wanyohereje narayibonye. Byukuri mbabarire. Nabifashe uko bitari. Nyine nitwara nabi cyane. Ndarakara, ndababara. Kandi nawe ntabwo ari amakosa yawe. Mbabarire pe nicyo cyari kinzanye gusaba imbabazi. Darling, ntabwo ari ngombwa kunsaba imbabazi kubera ko ibyabaye navuga ngo nijye wabiteye. Kuko iyo ntaza basi kurenga ku isezerano dufitanye ngo mubwire buri kimwe
nkuko twabyumvikanye ntabwo ibi byose byari kuba rero ahubwo wowe mbabarire kubwo byabaye sibyo kandi I promise ko ntabwo nzongera kuba impamvu yo kutumvikana hagati yanjye nawe uvuga ko ari wowe nyine makosa kandi ari nanjye warakaye ntabanje no kukubaza ariko wari ufite ishingiro basi ubwo twese twarakosheje tubabarira it's okay nta kibazo basi I'm sorry iminsi yashize mami wawe yarampamagaye yababaye cyane ambwira ko utameze neza urwaye wababaye cyane nyine bitewe n'ukuntu byari byagenze kuri njyewe nawe numva birandenze ndawese kuko nuko nk'uko byari kugenda ntabwo nari nzi ko bikomeye bingana kuriya pe ntabwo nari nzi ko uri buze kuba barakugeza ku rwego na mama wawe ampamagara yababaye ako mama wari gusina mama arakabya pe sugo ntabwo byari ngombwa kubwira ibyo bintu byose byari ngombwa kuko namenye ko umeze ariko uko nari kuba ameze kose nawe nateza ko nawe utameze neza rero ntabwo yagombaga kongerera stress ngo ajye kukwinjiza muri ibyo bintu sibyo ntabwo byari ngombwa nanjye mbabarire nta kibazo byose bimeze neza merci urakoze so bunye navuga ngo ni sawa nanjye meze neza uko basi ndi kukubona iruhande rwanjye numvaga ari iki kimwe cy'ubuzima kitameze kituzuye muri njyewe rero kandi nizere kubara amahoro nawe umeze neza thank you forever I love you so much so ngambwira uburyo rero waje guhindura style ku mutwe ndabona byarahindutse mbwira wari ubizi ko ndabikunda gusuka wabonye dutandukanye nkitusha ibisuko umva nkubwire basi kamane gusaba ikintu mbere yuko mumubwira sibyo kandi wasanga n'urumogi warageze aho karuhu iminsi ngahe tumaze tutari kuvugana wese uhinduka oya kamanze ngusaba ikintu kimwe ubundi ngo ibisobanuro byose ushaka sibyo ndashaka ko sibyo ugiye kubanza unekere ibyo kurya nkunda sibyo okay ubundi tumara kurya tujye gutembera tuva gutembera ntabwo uri butahe please okay turebe ya filime dukunda ngo twahagaritse nanjye ntabwo nari kuyireba cyetse niba barakomeje okay bwire nyine buke ntarebe ndabyemeye sure ndabyemeye ko gutekuraza kumfasha ndabikora ndinde sonde uko ndagufasha okay nta kibazo hanyuma ngaho mbwira ibyo bisuko rero n'urumogi wararunyweye uko bizi urumva nabikora nari nzi ko wasuka okay reka mbwire nubwo wandeka sibyo ukava mu buzima bwanjye burundu butazagaruka ariko ndabizi neza ko dufitanye amateka nashobora gupfa kurengera uko nishakiye ntabwo nakora ikintu icyo ari cyo cyose nawe ubwawe kitagutera ishema ku buryo wakibona ukumva uteye ipfunwe nuko warigeze kumenya ese Cyusa ufite ikihe kibazo mu mutwe ntacyo genda ndabona nazi ibyo umbereyemo pe reba nk'ukuntu wari ubonye amahirwe yagize akaguca mu myanya y'intoki uriya niwo mwanya mwiza wari ubonye wo kumenya icyo mukobwa agutekerezaho kabone niyo yari kubyanga ariko wagerageje ashaza wabyihoreye uzi ibintu byambayeho dore byagarukiye hano akuzi kuganira n'umuntu mutavuga n'iminota 2 telefone ikahita isona ubuze icyari gikurikiyeho
umva nkubwiye ndabona nazi ibyo mbere muto utangiye kumuroga mu bwonko ndabona nazi ikintu ushaka sawa mva umbwire yasohotse agiye kwitaba telefone sinzi we yaragiye kwitaba nsigara iwanyu nifashe kwitama ndeba nibaza ndimubwire cyangwa aba gutekereza kabiri ni byiza kandi namwe abakobwa muri iyi si twinda wabona yaragiye ariko yaragarutse ndamureba ukuntu agarutse ameze mbona ntabwo ariko yagiye biba ngombwa yuko ntabimubwira ari inshuro ya mbere wabujijwe n'iki uzi uko kuri ubusa zawa naramurebye nanjye ubwanjye mbura ikintu cyo kuvuga mfata umwanzuro wo kuzamubwira ubundi butaha kuko ubu ngubu ubwo ntabwo byari gushoboka ku izina ry'Imana none se ko amahirwe aza rimwe mu buzima bwiga n'iki ko ubutaha uzamubona ayanjye ntabwo aza arimo amungu uriyemera nagiye ngerageza kenshi kandi urabizi zambwira reko nzaba nkureba ariko zawa we uko byagenda kose sibyo Tracy azaba uwanjye azaba uwawe gute ubona amahirwe ukayitesha humura ese ntunyizera ntubizi se baravuga ngo agasore katirare ni karongora inkumi ntabwo ndi agasore ndi umusore iki kandi urabizi kuva kera njye nta kintu njya ngerageza gukora ngo kigire gute gifeiringe ntubizi nakubwiye ngo urakiyemera n'ibyo ngibyo n'ibi ntabwo ari byo naba ngiye gukora ngo bigire gute byange we nyizera sawa ndakwizeye yego umusore we ese utameze neza irgamani wowe warandakaje eziza wakamubaza ikibazo kimwe ngaho mbaza ubundi ibi ngibi byakumarira icyo ufitemo iyihe nyungu se Cyusa ntubizi ko turi inshuti njye nawe kuva kera rero ukundanye na mukuru wanjye byaba ari byiza kuri njye kanambera na bofure kandi wenda kwizeye ntabwo wamufata nabi nta yindi nyungu ufitemo ntayo pe sawa ngenda kureba nkabona wagira ngo sinzi Cyusa kuki utanyizera reba inshuti yawe kuva kera nigute wumva ko mushakira ikintu kibi nimba nta kindi kibazo kirimo wowe bindekere sibyo kandi wigiye gito cyane ubundi Tracy nzamwegukana kanongere mwizere bwa rimwe ariko nongera kuntenguha njye nta deal nawe nzongera gupanga saza wa ntabwo ibyo ngibyo rwose byananira kandi nawe urabizi nta kintu na kimwe cyananira kabisa ku bijyanye n'ibyo ngibyo kandi ikindi amasaha yangendanye kandi nari mfite gahunda n'umujama wanjye tujya dukora na siporo ikintu ashaka kumbwira abushyika nkagenda umujama cyangwa ubwo ashaka ugiye kwirebera agakobwa oya ku mutima wanjye ni Tracy uriho nta wundi neza sibyo sawa nari humura sawa kese aha ahize nta nzoga ibura ijambo utagira ijambo wakoze cyane reka twongere tubinywere nacyo nari ntangaye ko nanywa Jameson yawe ukaza kubura kwivugiraho amagambo ameze nk'imisango ariko nta kibazo urambwira niyo mpamvu nanjye mpari kandi nagomba kubikora urumva nta nubwo twaherukanuka cyane hari igihe hari haciye iminsi myinshi amakuru ki sha ni ibisanzwe ntabwo bameze nabi urera ibintu naguhamagariye
guteze ese ko ushize nakubwira yuko nanjye nzakugisha ya ndabyibuka erega nta bintu birenze buri abantu nibo barenze akoze cyane Kevin ubu nashaka kukugira inama iruta izindi sibyo kungira cyangwa kukugisha inama okay iruta izindi Aya nta makono bihambaye se Kevin ariko nta kibazo mbwira mfite umukobwa nkunda Sobona ko ndi seriye mfite umukobwa nkunda ako ni nkubwira umukobwa umutandukanye n'abakobwa buzi mwiza ariko ntabyo azi bro cyatazi nikiza ko mukunda ubwo numva ugiye nko kumbwira ibintu byo kurongora ibintu by'ubukwe none n'umukobwa ukunda ntago abizi ushobora kubona wicaye aha ngaha reka okay ndasa ku ntego nyine mbwira ndashaka kungira inama imeze ite ndabura umbwira ukuntu nabigenza ubwo icyo nkwigisha no gutereta ku buryo uzabwira umukobwa ko umukunda ndabizi ko uhora n'amayede okay fine uramuzi cyo gusa kumumenya mvuga ni nko kubuzi adresse ze sibyo ufite contact ye ushaka kubuzi n'inshuti ze ushaka kubuzi ahantu atuye ahantu akunda kuba ari cyangwa abana ibyo ndabizi bro ibyo urabizi ibyo ahubwo nuko wajya ngo urimo kubishyira nko mwiperereza no ubifata uko nguko buriya ikintu cya mbere ni amakuru kandi birabizi iyo uzi ibintu by'ingenzi byerekeye umuntu kuko akenshi buranga inshuti uyikura ahantu ukunda gutinda ahantu ukunda kuburi ari niyo mpamvu kuba uzi ibyo by'ibanze kuri uwo mukobwa bishobora kugufasha kumugeraho wowe rero ikintu ugomba gukora we biha umwanya ikindi ugomba kwirinda ni ugukoresha cyane telefone ugerageza gucommunicatinga nawe kuko buriya akenshi ibintu byo kuri telefone ntabwo abakobwa babiha agaciro kuko umuntu wese yabona nimero ye ahantu ari hose agatangira kugerageza kumuvugisha ariko babifata nk'itesha amatwi ibyo ngibyo wowe ikintu ugomba gukora gerageza uburyo ugomba kumwegereza ushaka kumusaba ko muzahura mukaganira kandi ntuzigere ushaka ko muhurira iwawe yes kuko bihita buri abakobwa kenshi ahita yikanga ahita yumva ko hari ikindi kintu ugasanga kiri inyuma wenda utari kumubwira kuko bro akenshi buri abakobwa bumva ko ukeneye nko kumuprofita iyo utangiye kumubwira ibintu byo kuba yaza kugusura mu rugo iwawe ntabwo ku nshuro ya mbere rero ari byiza ko ubwira umukobwa ngo umwemvita ngo azagusure kandi nawe ntumusure ahubwo mugahurira ahantu runaka ya ushaka kumusaba ko mwahura mugasangira nk'ibya nimugoroba sibyo cyangwa icyo kunywa bitewe n'ahantu muzahurira kandi akagira amahitamo ari ubwe iyo bibaye byiza akakwemerera ashaka kubwira ngo tuzahurira ahangaha icyo gihe aza yumva atekanye sibyo kandi aruhutse so gerageza icyo ngicyo muzahuri muganire noneho ugerageze kumenya n'ibindi utazi bimwerekeye ushaka kumenya icyo akunda ushaka kumenya ikintu kimuhuza cyane niba ufite akazi gerageza cyane niba ufite akazi nyuma y'akazi ukamenya ngo ahugira mu biki sibyo ibyo numara kubimenya ntabwo ubizi no wowe banza inyumvi ntunyizera rero ibyo numara kubimenya tuzajya twatekereza n'ikintu ushaka gukora nyuma yaho ariko iby'ingenzi byose urabizi ndumva nta kintu kigoye cyane kigoye ntukizi none ni iki afite ubwoba wowe Cyusa ufite ubwoba si ubwa mbere mbonye ufite ubwoba bwo kubyemera cyangwa akabyanga ibaza byanze uzi igihe cyose atari wowe ugena igisubizo uhabwa
aho waba uri hose ikintu icyo ari cyo waba ukeneye igisubizo uba ugomba kwitega ibintu bibiri yego cyangwa oya kandi ukumva ko ugomba kwakira igisubizo icyo ari cyo cyose wabona nibyo buriya oya jya yitondera bro oya yatuma ukora ibintu bitagakwiye no gukorwa ibyo birasanzwe nta n'igitangaza kirimo